Okay, ni kuri Ngufashe TV nkuko musanzwe mubana na Teacher Emmanuel kuri Ngufashe TV. Tubanje rero kubasuhuza, tubanje kubashimira uburyo mubana natwe kuri channel yacu ya Ngufashe TV. Ikiganiro rero ni kuri Ngufashe TV. Narinje rero kugira ngo tuganire ibintu bitandukanye, ibintu biri butwubake ndetse ibintu biri budufashe nk'abanyeshuri. Yes, rero tugiye kureba ibintu bigera muri bitanu. Uyu munsi tugiye kuganira ku kigendanye n'amakosa atuma abanyeshuri batabona perime. Ugasanga wariteguye, waranize, ariko wagera ku gihe cyo gukora ikizamini ugasanga uratsinzwe. Dufite rero hano ibintu bitanu bishobora gutuma umunyeshuri atsindwa ikizamini cya perime kategori A. Ikintu cya mbere rero kiragendana n'ubumenyi. Ese waba warize koko moto neza, ukayiga igihe gihagije, ukitegura mu buryo buhagije, handi nawe wumva yuko wajya mu kizamini? Cyangwa se waba warabyutse mu gitondo cyangwa se ukagenda ukiga nk'iminsi nk'ibiri, wamara kwiga iminsi ibiri ukavuga ngo ngiye mu kizamini cyangwa se itatu? Icyo rero ni ikintu cyatuma utabona perime, ntabwo kiguhesha perime rwose. Hari icyo bita kwiga neza, ukiga moto ikakujya mu maraso, warangiza noneho ukajya mu kizamini. Wihubukira ibintu byo kujya gukora ikizamini utari witegura neza, utari wiga moto ngo yumve. Ubwo rero nagira ngo mbasabe, wowe utangiye kwiga moto, wowe uri kuyiga, banza umenye moto neza. Banza umenye moto neza ijye mu maraso, nimara kujya mu maraso handi wumva ko wifitiye icyizere, ubundi ujye mu kizamini. Icyo ni ikintu cya mbere. Icya kabiri rero, icya kabiri ni ukwigirira icyizere. Iyo rero nta cyizere wigiriye, impamvu mvuga icyizere, ushobora kwiga ko bikarangira ukarangiza kwiga, ariko kwigirira icyizere ko hari ubumenyi wamenye, ko hari uko wiyumvamo, iyo bita self confidence, kuba wigirira icyizere. Wamara kumva rero iyo rero ufite icyizere, ujya mu kizamini wizera yuko utsinze. Reka mubwire agatekerezo kamwe. Hari abanyeshuri bamwe bajya mu kizamini ariko bakagenda baganya, yewe ngo simbizi nimba ndi buyikuremo. Kandi imagine nimba wewe uratangiye uravuze ngo sinzi nimba ndi buyikuremo, ubwo koko ufite icyizere cyangwa nta cyizere uba wihaye? Birasaba kugira ngo wihe icyizere, wigirire icyizere. Self confidence nayo irakonta mu kizamini. Ikintu cya gatatu kandi cy'ingenzi, ubwoba bushobora gutuma utsindwa ikizamini. Ubwoba rero, muri makeya, ubwoba, abanyeshuri bakunda kugira ubwoba. Ugasanga bafite ubwoba, ugasanga afite ubwoba bwo kujya gukora ikizamini. Muri makeya, yagera ku kizamini, yamara kubona abafande abagiye kumukoresha ikizamini, agatangira akagira ubwoba, kavuga ati manange. Kandi ni ibisanzwe. Uriya muntu rero wimutinya ni umwe nka mwarimu, ariko sinzi n'impamvu kuki mutajya mungirira ubwoba. Njyewe ndi kubigisha, kuki mutangirira ubwoba? Mwaragize ariko mukagira ubwoba imbere ya fande. Rero wimutinya, mufate nka mwarimu wawe, wimugirira ubwoba. We icyo ashinzwe ni ukukubaza ibyo wize, nawe ukagaragaza ibyo wize.
Rero utangiye kugira ubwoba, ugashyira ubwoba, ugatangira gufata amburiyaje bikakunanira, gufata feri neza bikakunanira, ugatangira ukazivangavanga, gushyiramo vitesi ukibagirwa aho zijya, noneho kandi nimba vitesi zacu zijya hejuru ukazishyira hasi, ukagera uzivangura. Ikintu cyitwa ubwoba ntabwo ari ikintu cyiza cyane. Nk'aho ugiye gukora ikizamini, ubwoba ntabwo ari ikintu cyiza. Reka twongere turebe ikindi cya kane gituma umunyeshuri ashobora gutsindwa: kutamenya, kutibuka ibyo ugiye gukora mu kizamini, kwibagirwa. Ni ukuvuga ngo niba ikizamini cyacu kigizwe n'ibizamini 3, ukaba uzi neza ko ibizamini dukora ari 3, banza ubyibuke, uvuge ngo turakora ikoni, uvuge ngo turi bukore demarage, uvuge ngo turi bukore circulation. Ese turabanza ikihe? Muri circulation turabanza iki? None uvuge ngo dukoresha vitesse enye tukazivanga gutya ikinyoteri, ukabanza ukiyibutsa. Ariko utiyibutsa ibyo ugiye gukora ni amakosa. Mu gihe wicaye hariya rero utegereza ikizamini, banza ube wibutsa ese ni ibiki ngiye gukora. Icyo ni ikintu cya kane. Banza wibutse ese ni iki ngiye gukora, circulation turakoramo iki, demara ikora ndakoramo iki, ese ngiye kubikora nitwaza iki, mba meze ne, ibintu nk'ibyo. Ibuka. Kutibuka icyo ugiye gukora, icyo kiri mu bintu bituma abantu batsindwa ibizamini byabo. Reka rero icya gatanu aricyo cya nyuma gituma abanyeshuri batsindwa ibizamini byabo. Icya gatanu nabonye gituma abanyeshuri batsindwa ikizamini, dore kandi bakora ikosa rikomeye cyane, gukopera ni ikintu cya mbere gitsinda abanyeshuri. Wamara gukopera noneho ugashaka gukurikiza ibyo mugenzi wawe akora cyangwa se ajya gukora, wowe ntiwite ku byo wowe ukora. Iryo ni ikosa rikomeye cyane. Wowe ushaka gukora ikizamini cya perime cya kategori A, ite ku byawe, ureke kwita ku by'abandi. Ite ku byawe, ureke kwita ku by'abandi. Ite ku byawe. Niyo ngo urakopera, ushaka gukopera umunyeshuri yakoze aka yabyitwaye mwatya, wowe wajya kubikora kandi atari bwo buryo bwawe, ugasanga kandi ubwo buryo yakoresheje ari bwo bwe, wowe birakunaniye. Si byiza. Wowe ibyawe ni ibihe ujyanye mu kizamini, wireba abandi. Nimba akoresha speed mu kugenda, wimwigana ngo ukoreshe speed kandi wowe waramenyereye kugenda gakeya. Urabyumva? Tekinike iza mu muntu ubwe. Rero bakunzi banjye, inshuti zanjye kuri Ngufasha TV, iyo yari inama nari ndi kuba, cyari ikiganiro cyo kugira ngo mbahe inama, mbabwira bimwe byatuma abanyeshuri batsindwa. Rero ninjye nawe, ni wowe ugomba kwirinda ibyo mubwiye. Kurikiza izi nama mubwiye, kandi ni ukuri ibi